Ibihe byiza kuri mwese, ikaze nanone ku Makuru Rwanda TV. Kwizera Emmanuel w'imyaka 19 y'amavuko warushoreye inka yijyanye mu isoko yarohamye mu mugezi wa Nyabarongo. Kwizera Emmanuel ni mwene Uwizeyimana Melchior na Mukamurenzi Donatira batuye mu mudugudu wa Muzamuzi, akagari ka Gashorera, umurenge wa Nyabinoni mu karere ka Muhanga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibangu Nsabimana François yabwiye ikinyamakuru ko Kwizera Emmanuel yarashoreye inka yivanye iwabo Inyabinoni, akaba yarayijyanye mu isoko ryo mu karere ka Ngororero. Gitifu Nsabimana avuga ko mu makuru bahawe avuga ko Kwizera yarafitanye gahunda n'umugabo wagombaga kumusanga ku kiraro cya Nyabarongo giherereye mu murenge wa Kibangu, ko bahahurira uwo mugabo akamufasha kwambutsa iyo nka. Kwizera yageze ku kiraro cya Nyabarongo ategereza ko uwo mugabo yahagera, inka yarafite iramwishika yiroha mu mazi, agerageza gukurura umugozi kubera ko yamurushaga imbaraga, iramukurura imujugunya muri Nyabarongo. Inka yo yoze muri Nyabarongo irakuka ijya hakurya, gusa Gitifu ntabwo yamenye niba bayisubije mu rugo cyangwa yajyanywe mu isoko. Gitifu Nsabimana avuga ko batabaye mu rukerera bukabakereraho batarabona umurambo wa nyakwigendera. Yavuze ko kugeza izo saha batari bakabona umurambo we. Nsabimana akomeza avuga ko kandi Kwizera we yarafite gahunda yo guca ku kiraro kuko atari gushobora kujya mu mazi ngo yambutse iyo nka. Yavuze ko inzego zitandukanye zirimo daso, umurenge, ababyeyi b'uyu musore ndetse n'abazi koga bahari, bakaba bategereje ko babona umurambo we. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi avuga ko polisi ishinzwe umutekano wo mu mazi babimenyeshejwe, bakaba bagiye gushaka uko umurambo ukurwa mu mazi. Polisi yasabye abaturage kwirinda kwishora mu mazi cyane muri ibi bihe imvura yatangiye kugwa kuko bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Polisi kandi yibukije abaturage gutangira amakuru ku gihe kuko iyo bajya kubimenyesha impanuka ikimara kuba bari kuba barohoye uwo musore. Amakuru yarayo, duhure mu bindi biganiro.